iryo joro ryanjye ryo kurara mu gihuru hafi y'umuhanda ryambereye ribi kurusha iryari ryabanje ryo muri gereza. Ngo uvuga abatarabona niko umunyarwanda yavuze. Kurara mu mbeho ingana ityo sinabona ikibi nabigereranya nacyo. Ibisimba byose byo mu gasozi bikunyuraho buri kanya. Bwagiye gucya nashize ubwoba mbona ko hari n'urupfu ruje twahangana rwampitana ngapfa cyangwa nkabaho. Naraye ntekereza kuri Berite ko ibyo byose biri kumbaho ari ukubera we. Sinjye wabonye bucya bwarakeye ubwo mfata umuhanda ntangira kugenda. Gusa n'amagingo yiwambaza aho nari ngiye kugira icyo musubiza byagorana. Ubwo kandi muri urwo rugendo rwose nta kurya nta kunywa, ibyo kuri njye numvaga ari nk'inzozi. Nakomeje urugendo ubwo izuba ryari ryarashe bigeze nko mu masaha 3. Numvaga n'uwamutuzi two kunywa namusabira umugisha utagira ingano. Naje kunyura ku mubyeyi ucuruza amazi ku muhanda ndamwegera ngo ndebe ko namusaba yo kunywa, ariko arayanyima nambwira ngo nimuhe igiceri cya 50 kuko ari ikijerekani yaguraga. Nanamurebye muri cyo ndenzaho ubundi nkomeza kugenda. Mbibutse ko kandi ubwo wari umunsi wa 3 ntaragira icyo nshyira mu nda kuko ibyo nabiherukaga nkiri kwa Berite. Byageze nka saa 9 z'amanywa nkigenda ntazi iyo ngana, ngeze aho ntangira kubona imbere yanjye ibintu byose bimeze nk'ibikezi, nitura hasi mera nk'upfuye umwanya muto. Nongeye gukanguka mbona ndyamye kwa muganga, impande zanjye hari umugabo n'umubyeyi bigaragara ko ari abasirimu. Babonye imbyutse baje kumpobera bishimye cyane ko nkangutse. Uwo mubyeyi agenda yiruka agiye guhamagara muganga. Bambwiye ko bambonye mu muhanda nitura hasi bari mu modoka yabo bakihutira kunzana kwa muganga. Aho nari ndyamye bari banteye serumu. Muganga aje yambajije niba mbasha kuvuga, musubiza ko mbishobora. Namubajije igihe maze aho ngaho ko kingana, ambwira ko mamaze umunsi umwe. Gusa nawe atangira kumbaza ibibazo byerekeye uburwayi bwanjye, ariko nanga kumusubiza, ahubwo musaba ko yabanza akambwira aho ndi n'umuntu uri bwishyura ibitaro. Yambwiye ko bansanze ku muhanda bakanjyana ku kigo nderabuzima n'ahwereye, bagasanga batashobora kumvura, bikaba ngombwa ko banjyana mu mujyi wa Kigali ku bitaro bikuru. Ibyo kwishyura ibitaro byambwiye ko bidakwiye kumpangayikisha kubera ko bari bankuye ku muhanda bakomeje kunkurikirana bakemera ko bari buze kunyishyurira ibitaro. Ubwo noneho nemeye kumusubiza ibibazo byose yambazaga. Nyuma yo kuganira ambwira ko ikibazo cyatumye nitura hasi nta kindi ahubwo ari ukubera inzara. Ubwo rero nkaba nkeneye kwitabwaho kugira ngo mere neza. Gusa kuri ibyo byose nabaga numva namuseka. Kwitabwaho se ntari kwitabwaho nande ko nibukaga ibyo maze iminsi, ahubwo nkumva mfashwe na muzunga. Uwo mugabo n'umugore bahise bahagera, numva barimo kuvugana na muganga abategeka ibyo bagomba kungaburira. Nabo bakikiriza nkaho bagiye kubikora. Ubwo mu mutima natangiye kwitonganya nibaza aho ndi bukura yo kubishyura kuko narinze kuko byagenda kose bagomba kunyishyuza. Mu kanya nkako guhombye nabonye bazana ibiribwa ntaza amoko yabyo, numva baranyinginga ngo nakwihanganye nkajya ko ariko muganga yategetse. Natangiye kubasekera mu mutima. Kwinginga umuntu ushobora kwihanganya akarya. Numvaga ibyo bitabaho, ariko byaragaragaraga ko bari bafite umutima mwiza. Bakomeje kungumira iruhande aho kwa muganga banyitaho nk'umwana mutoya, ku buryo byagiye kugera nimugoroba numva nakize. Muganga yagarutse kundeba ngo asuzume ko nta kibazo mfite, abwira abo babyeyi ko noneho bajya kwishyura ibitaro bagasezera kubera ko ikibazo cy'inzara nifite cyakemutse. Ko basezeye ibitaro tubisohokamo numva rwose ameze neza nta kibazo. Gusa ikibazo nibazaga cyari aho ngiye kugana muri uwo mwanya wose. Nakurikiye uwo mugore n'umugabo banjyana mu modoka nanjye nyicaramo ntazi bigiye gukurikiraho. Twagiye mu modoka dukatakata imihanda yo hirya no hino muri Kigali. Ubwo noneho navuga ko aribwo nari mbonye Kigali neza ntihuta. Twageze ahantu mbona hari urupangu runini, uwo mugabo avuza ihoni, mbona igipangu gifungutse ntawe ugikozeho ndumirwa. Twarinjiye noneho aho nsanga ni mu bakire badasanzwe, uko urugo rwabo rwari rumeze sinabona amagambo nabisobanuramo, gusa hari heza bitavugwa. Banyinjije mu nzu yabo bampa ikaze mu ruganiriro ndicara. Ubwo bambwira ko hariho mu rugo rwabo ko babyaye umwana umwe w'umuhungu, ariko akaba yarabananiye yirirwa yangara nta kindi. Hashize akanya umugabo yitabye telefone, mbabwiye umugore we ko umwana wabo wari ufunzwe amaherezo asohotse muri gereza. Mbona umubyeyi arishimye cyane anejejwe nuko umwana we atashye. Ubwo umugabo yahise afata imfunguzo z'imodoka ajya kuzana umwana wabo, ubundi nsigara nganira n'uwo mubyeyi. Uwo mubyeyi yari umuntu mwiza cyane ku buryo namubwiye ibyanjye amarangamutima akamumana menshi akarira nyihanganisha, mbese ndi kubona ko byamurenze. Arambwira ngo araza kubiganirizaho umugabo we barebe ko hari icyo bamfasha. Nanjye ngo ntangira kwicinya icyara mu mutima mbona ko nsubijwe. Hashize akanya wa mugabo yaragarutse azanye n'umwana we, binjira baganira. Uwo mwana wabo nyine yari yambwiye ko turi mu kigero kimwe. Gusa yinjiye nakubiswe n'inkuba ndumirwa ndetse mbura aho nkwirwa. Nasanze umwana wabo ari Marishari,
wa wundi wanshinjaga kuri polisi ndatangara cyane. Ntangira kwibaza nti Marshal watumye mfungwa, Marshal wanshinje kwiba kandi ndengana, none nsanze abagira neza bari bantabaye ari ababyeyi be koko.